aduhuze na Yesu nyir'impuhwe twaje tugana uyu munsi kugira ngo duhimbaze uyu munsi yishakiye ko ubaho imbere y'Imana ishobora byose. Twumvise ukuntu intumwa zakoraga ibitangaza byinshi muri rubanda, abantu batabarika bakomeza kwiyongera ku bemera Nyagasani, bakagera n'aho bazana abarwayi mu mihanda y'umujyi bakabaryamisha ku mariri cyangwa mu ngobyi kugira ngo Petero naza kuhanyura igicucu cye kinyure kuri umwe muri bo. Yesu wamanutse Kafarinawumu akahasanga umuntu wahanzweho na sekibi akayirukana, wari urwaye agakira. Yesu araje. Mwebwe mufitanye ibibazo n'amashitani arabakiza. Yesu araje. Mwebwe mufite indwara z'amoko yose mwiragije ububabare bwacu, tugushimiye ko dukunda Nyagasani ukaza dusanga. Yesu tugushimiye amaso y'umuntu turebana, tugushimiye ko utaduciye urubanza. Yesu niwe wababariye wa mugore warafashwe asambana, umugabo w'ubuzima bari bagiye kumutera amabuye, harimo abajura, harimo abicanyi, abo bose bazagiriye impuhwe. Natwe turakwiteguye ngo tugirire impuhwe Nyagasani, uduhe guhinduka bitugaragaraho, kandi abaganga bakaba barananiwe kumenya ibyo ari byo. Tuguhanze amaso, niyo mpamvu turi hano, kuko tuzi kugira impuhwe kandi ukaba uzitugirira. Ushobora byose, uri umunyembabazi.